atakikubwira yuko wakoze amakosa, atakikubwira ngo kosora iki, kora iki, menya ngo uwo motipe yakuvuyeho. Ubwo ngo buri icyo gihe atangiye yabonye agaciro usigaranye arako kuzajya yiryamanira nawe kwirira gake sibyo, ariko ntago agufiteho future. Yes, kuri wowe kuko yarakubwiye bigeraho ngaravuga ati let me choose peace over drama. Kamitemo amahoro kurusha ino mikino muhoga arimo. Ko ndamubwira ntago byumva. So we wa mukobwa we ugifite umuhungu ukubwira ati watashye. Ni bambwiye ukuri ni experience wakuye mu rukundo muri relationship. Ntabwo ari relationship. Yari umuntu twe turuganira just inshuti wanjye arambwira ati Prince. Njewe Mayimane nyine yakoresheje ako kantu ameze nk'umfitaho yakumvishe maybe ariko ngiyewe nangira no kukareba nka revising. So umugore wari wese waza kanya approaching ngo tubane just because of her money bizansaba yuko ngomba nanjye kuba mfite ibintu nkora sibyo byinjiza at least ibyahaza ibyifuzo bye. Reka ntangire nifuriza umunsi mwiza abantu bamaze ukana subscribe. Ndavuga abari mu Rwanda, ndavuga abari muri diaspora, ndavuga abaturanyi bacu bamaze ukana subscribe cyangwa se barushaho kumva ibiganiro bya Oxygen TV. Hari abatwereka comment ko babikunda, bari muri diaspora, Canada, America, Australia, Kenya, Uganda, Tanzania n'u Burundi, ntibagiye n'abaturanyi ba Kongo. Uyu munsi wa none murabona umutumirwa wacu no musangwa kubera yuko subwa mbere tugiye gukorana ikiganiro kuri Oxygen, ahubwo ikintu ngiye kubanza kumusaba no kubanza kwibwira abantu n'ubundi bakumvise ku munsi wa mbere kugira ngo wiyibutse abantu badukurikiye. Ndabanza gushimira Imana ifite roho ya ijuru zacu mu biganza bya bitagatifu. Bwa kabiri nkanashimira abantu bifuza ko babona tumeze neza nta kindi kintu baduteganyamo sibyo, ari ukuvuga ngo barifuza ko twatumeze neza gusa. Ibyo nibyo bintu rero ku bantu bakurikirana Oxygen TV bitewe n'ama reviews, ama comments nyana mbona n'abantu bifuza yuko ibintu wahora ubaha ibintu byiza kandi akaba ari nayo mpamvu nawe udacika intege ugakomeza gukora. So Imana ikomeze kuduha umugisha twese. Duhe n'ubuzima byinshi. Ni Prince n'ubundi nk'ibisanzwe turagarutse kuri Oxygen. Prince impamvu amfite introduction buriya abantu batigeze batekerezaho cyangwa se introduction sinzi nimba uko ndi buyivuge nawe ari kuri buyumve, ariko ndaza kubwira ndi ubusobanuro bwayo nutayumva nkuko njye nyumva. Naravuze ati anitwa Prince, nawe ushobora kuba ariko witwa, ariko inkuru zacu z'ubuzima, amahirwe yacu mu buzima aratandukanye. Dushobora kuba twitwa amazina asa cyangwa se twitiranwa, ariko amahirwe mu buzima bwacu yose aratandukanye. Iyo ni introduction nkoresha mu yaba ndi kuri radio ahantu hose n'abandi. Ariko nshaka kwereka umuntu ngo it is never too late to do or to become the change, to be the better version of you. Reka kwivuga ngo yangwari ngo Oxygen bana ngo nanjye nitwa Oxygen ngameze be you. Menya amahirwe afite mu buzima atandukanye n'ayawe. Menya ngo ibyo intentions, intego zanyu uko bisanzwe uradushyikiriye kuri Oxygen. Tugiye kuganira ku mahame cyangwa se ibintu bitanu umugabo nyawe cyangwa se umusore nyawe nyine yakora ku buryo asetinga, ku buryo mu rukundo yaba ari stable, ku buryo ari mu rugo yaba ari stable. Ibintu bitanu. Hari ibintu abantu batajya bibaza ndakubaza. Ese wigeze kuba uri mu rukundo ukabona buhoro buhoro ibintu biri kugenda bihinduka, ariko nubashe kumenya impamvu ibyo bintu bigenda bihinduka? Ese wigeze kubaho mu rukundo uhora utanga ubusobanuro bw'ibintu utakozemo amakosa, ariko ukisanga ntago gihabwa ya value ka gaciro cyangwa se bya bintu we wahoze ubona mu rukundo? Abantu benshi icyo ni ikibazo bibaza, ariko sometimes batajya baha value ngo cyangwa se batajya biha igisubizo cyabyo, kubera ko hari ibintu uyu munsi ugiye kubabwira byari ngombwa, byari kuba ari byiza iyo babimenya. N'uyu munsi bagiye kubyumva like bize kuba impamvu yo kuba at least ibintu kwishoramo ibyo ari byo byose, ndavuga urukundo
niba rwishoramo bazamenye ngo ibi bintu barabisabwa, ni ngombwa, ni ingenzi, niba batabikora muri ubwo buryo sibyo ubwo bafite ubundi buryo bazabikoramo kuko nabo bafite uko babitekereza, ariko bibaye byiza cyane kurushaho bagendera kuri izo principles eshanu sibyo kuko ni ibintu bitavuzwe n'umuntu umwe. Abantu bakurikirana umugore witwa Jessica OS, she is a Ghanaian, right? Ni muri Ghana. She is a relationship coach or a mentor. Ni umuntu ucoachinga cyangwa se utanga icyo bita relationship tips sibyo. Yagarutseho abivugaho nanjye numva binkoza ahantu ndebye no mu bindi bintu cyangwa se ndebye no mu buzima busanzwe, ndebye no muri zino film tugenda tubona ku ma platforms, kuri Netflix, kuri Movie Box n'ahandi, nsanga izo factors ziba zirimo, ariko nuko abantu bo batazipyora ngo bahite bazibona yuko kano gasomo bakanyujijeho. Ugeze ubona ino film yitwa The Polygamist. Uraso sindi umuntu ukunda kureba amafilme. Iriya filime yego itumye muri Tanzania hari abantu benshi b'abastari bayigarukaho bavuga yuko yabasenyeye. Yego Yabasenyeye kubera yuko bari barirengagije ukuri kwari ngombwa kandi bagombaga kumenya before cyangwa se banashatse no kukumva ariko barakwirengagiza. So uyu munsi turagaruka ku bintu bitanu. Yego ku mahame atanu umugabo umusore akwiye kugira mu buzima bwe kugira ngo relationship ye ibe productive kuri we, ibe y'umusaruro kuri we. Ngewe narimbyise impamvu ariko ubwo ni amahame babyumve neza. Yego ni amahame atanu umugabo agomba gusetinga cyangwa umusore agomba gusetinga ku buryo relationship izaba successful sibyo. Na bino bintu na zino challenges zigenda zizamo ugeze mu rugo ziroroha cyane kuzihandolinga iyo uwasetinze ayo mamata. Ntabwo mvuze yuko utakwisanga n'ubundi bikubaye izo challenge zaje zigomba kuza, ariko nk'umuntu wateguye ufite ayo mahame uburyo ki bikwafecta, uburyo ki byafecta umuntu witeguye bitandukanye n'uburyo byafecta umuntu utariteguye. Kugira ngo babyumve neza, iyo tuvuze amahame atanu umusore cyangwa umupapa agomba gusetinga mbere yuko ajya muri relationship kugira ngo nyine azabashe kuba successful mu rukundo, bimeze nka ko umuntu n'ubundi ajya gukora business agakora budget cyangwa se agakora business plan. Yego burya business ntabwo byayibuza guhomba, ariko burya iyo wasetinze business plan ugakora budget neza ubuzi any issue yaza muri business ku buryo umenya ngo ikinene nateganyije ko nikibaramuka kije muri business nzagihandoringa mu ubu buryo. Rero ayo nayo ni amahame atanu umusore cyangwa se umugabo yamenya muri rukundo ku buryo igihe icyo cyose urukundo rurushaho kumuryohera, arushaho kumva nyine ari mu rukundo, ari mu rukundo. Mu gihe abandi bantu muri iki gihe bavuga ati ngo nta rukundo ruhari. Impamvu nta rukundo ruhari ngo urukundo ni scam, ni ukubera yuko hari ibintu wowe utasetinze winjiye mu rukundo buhomye, bituma wowe like utakuryohera kuko ntago business yakuryohera nyine utarabanje gusetinga uburyo inkingi zigomba gutuma nyine ruhagarara. Amadini afite inkingi zituma amera neza. Ibi igihugu cyo gifite izo principles zayo, ariyo mpamvu haba constitution. Ntago tuyobowe kibuhumye. Ni ibintu barakubwira ati nukora gutya hari amategeko ahana icyaha urakoze. Hari amategeko n'amabwiriza ahana umuntu watandukiriye warengereye. Urabyumva? So muri relationship ibyo bintu urabisetting ku basore badukurikiye n'abapapa, ibyo bintu urabisetting. Iki kiganiro rwose ni yanyu mu cyumve neza. Ibyo bintu urabisetting kuko niyo utabisetinze hari abandi bantu bazaza mu buzima bwe bakabigusetingira kandi ukabigenderaho. Ibaze niba bigusetingira kandi ngura umuntu umugabo. Yego hari abagabo basetingiwe aya mahame, hari n'abasore basetingiwe aya mahame kubera nyine kuko batabisetinze mbere yo kujya mu rukundo. Yes ukanamubwira ihame rya mbere ni respect. Muri icyubahiro nta negociation kigira. Icyubahiro ku mugabo uwo ari we wese, no negotiations.
aho uraza kuza kugenda udusobanura neza kugira ngo abantu barusheho kugenda babyumva, yego, yaba ari abakobwa badukurikiye cyangwa abamama bumve nyine amahame ubundi abagabo cyangwa se abasore dusetinga, kugira ngo bajye bahita birefera kuri icyo kintu, banumve yuko niba atagikora mu rugo ari umudamu amenye yuko agomba kugikora cyangwa asabwe kugikora, kuko ni ikintu abagabo bakunda cyangwa se ni amahame abagabo bakunda gusetinga. Iyo uri umusore ukabisetinga before biba byiza cyane. Umugabo ahereye ku munsi wa mbere ugitangira gukunda n'umukobwa bivuze ngo uri official, mubwire yuko icyubahiro cyawe nta negociation kigira. Utangiye kumubwira ati ibi bintu ntago bikunda, simbikunda, simbishaka, byagakwiye kugenda gutya, sibyo, kugira ngo nge nawe tubane neza. Abahungu benshi impamvu batajya bapfa gusetinga ayo mategeko n'amabwiriza cyangwa se batagira ayo mahame, bakunda abantu, sibyo, cyangwa se bibwira ko bari gukundana n'abantu, ariko abo bantu bo bari na tayari kugendera kuri ayo mategeko, ariko kubera ko batayahawe ahubwo bo bakaza bafite ayabo. Abakobwa bakaza bafite ayabo kandi umutipe akisanga yagendera. Ubundi guhera ku munsi wa mbere gerageza ubwire umukobwa yuko udakunda umuntu kuvugisha nabi, udakunda imvugo mbi, udakunda agasuzuguro, udakunda umuntu wirengagiza ibyo wavuze, uko ibyo bintu byose bigenda muri respect. Ni respect. Nimba ubwiye umuntu ikintu ukabwira ati ayo mazi yakuraho ngaho, ntabwo ari ngombwa yuko uwo muntu wongera kubimusubiriramo. Sibyo? Gerageza usetinga ibyo bintu n'umukobwa. N'abakobwa ujya uhura nabo ugasanga wenda baje nko kuri salon, ukahita umubwira ati ntakubita kano gakwafi ngo ngibyo bintu wabihingukana kwa boyfriend wanjye, yakubaga. Uwo mutipe barasetinza amategeko n'amabwiriza, ariko bamwe mu bagabo bagenzi bacu iyo babyumvishe batangira kumva yuko ngo ari igitugu. Umukobwa yumva ari igitugu yari afite, ntago aba ari gereza arimo, afite uburenganzira bwo kubivamo, ufite ubushobozi bwo kubyihanganira akahaguma. Gusetinga amategeko n'amabwiriza yawe ni byiza, ushaka kuzabigenderaho azabigendaho, utabishaka azabyihorera. Nubwira umuntu ngo sinkunda umuntu umubwira nabi, sinkunda umuntu usuzugura, sinkunda urwenya rugamije kundegrada. Hari abantu batebya muri mu bantu, ugasanga umuntu ateye nka blague ari sheri wawe, wallahi ukahita wumva urifuza ko ubutaka bwa kisaturamo kabiri bukakumira, kubera yuko ateye urwenya, ariko urwenya akoresheje rugamije kuguharasinga, kukudegrada, ku buryo you feel less of yourself. Utangira kumva yuko nyine nawe ubwawe kuko ugatanya no kubibona muri za angle zo kumva yuko akuzi ko byanyabyo nshobora kuba kuko kandi rwari urwenya. So urwenya rugamije kukubabaza, uzagerageze mu buzima bwawe ibyo biza muri respect yawe, kubanza kubisetinga, kandi unagerageze no kubibwira uwo muntu. Mubwira ati I don't love this, I don't love this. Uwo muntu naba kukabona agaciro kawe, abona yuko uri ngombwa kuguma mu buzima bwe, uwo mukobwa azabyemera kandi azahaguma. Abazayibona bazagira ngo maybe araho ngo kubera amafaranga yawe, araho ngo kubera ibindi bintu, ariko ahubwo ari uko abona yuko uri serious. Burari iyi kintu abagabo batajya bamenya ku bagore. Abagore benshi bakunda umugabo ufite igitsure. Abagore benshi la majorité y'abagore. Ubundi ukuntu umugore aremetse, akunda umuntu nyine umucyaha, kuko bakunda abagabo cyangwa se abasore bari responsable, bari responsibility. Umuntu umucyaha. Buriya kugira ngo akano kawe n'akabakobwa, ndashaka uyu munsi we wa mukobwa wemenya ngo nimba, sibyo, umuhungu mukundana atakikubwira ibintu bimubangamira, atakikubwira yuko wakoze amakosa, atakikubwira ngo kosora iki, kora iki, menya ngo uwo mutipe yakuvuyeho. Ubwo ngo icyo gihe atangiye yabonye agaciro usigaranye, arako kuzajya yiryamanira nawe kwirira gake, sibyo, ariko ntago agufiteho future. Yes, kuri wowe, kuko
yarakubwiye bigeraho ngo aravuga ati let me choose peace over drama. Kamitemo amahoro kurusha ino mikino muhoga arimo. Ko ndamubwira ntago byumva. So we wa mukobwa we ugifite umuhungu ukubwira ati watashye kutakoze gutya wagiye ku ishuri agashaka kubaza results kwa kumubwiye ko wiga university ntagashaka kuba ari aho ngaho just myereka results zawe. Uwo mutipe he is responsible. Urumva umutipe menya ngara gukunda byanyabyo. So umutipe wimereye gutyo uri responsible anakubwira ibimubabaza akanakubwira ibimushimisha mukagera kuri table of understanding yo kumva yuko ugomba kumubwira agomba kukubwira n'igihe wakoze agakosa uzamenye ngo uwo mugabo agukunda. Bino bintu ndashaka no kubishiftinga ku bana imbere y'ababyeyi babo. Hari abana babanye n'ababyeyi babo ariko umubyeyi wabo yaracecetse. Prince twaramwihorera akora ibyo ashaka. Menya ngo mama yarakwanze. Menya ko umubyeyi wanga umwana ahubwo menya ngo waramurambiye ku buryo urakoze yabuze nyine yabuze nuza. Yes. Yaratuje yavuze ati man nyine yabonye aho gukomeza kukubwira ibintu utari kumva. Sibo kakwihorere kuko you chose to be stupid. You chose to be stupid. Buriya ushobora kuba a fool ariko kuba stupid ni ibindi. Kuba stupid uzumuntu yari stupid ameze nk'umusazi. Muri stupid ni umuntu nanone ukomeza ku repeating the same thing expecting different results. Urumva that is insanity ubwo n'ubusazi. So umugabo wese wasetinze ayo mahame akakubwira ABCDEFG gerageza ubyubahe unabikore kuko umugabo umeze gutyo in one of a kind sibyo ni kosa rikomeye cyane kuba utakubaha icyo cyubahiro cye yasetinze ibyo bintu yakubujije. Nubikora ugatana ukisanga gwe mu kosa azabyumva ariko ukomeza kubisubiramo consecutively bizagaragara ko agasuzuguro azakoreka. Natarakurekanga kwihorere ngo ugende burundu azabavuga ati kanirebe kambe nirebera utundi tunaba mubyazamo umusaruro. Umukobwa yanze kunyubaha ariko reka ngomeze yashobora kuba ari umuntu bara neza yize accountability. Kamubeshye yuko wenda dukundana ariko ari ukuvuga ngo wenda ajya nsova mu bintu wenda by'imisoro yo bigeze cyangwa se ajya nsova muri ubu buryo akareba the other pose. Yes ariko atavuga ngo aza kunsura reka ariko urukundo ruba rwararangiye kuko yantuza ryahame ryiwe nyine ntago wabashije kuryumva no kurigenderaho. Reka tujye ku ihame rya kabiri umusore cyangwa se umupapa asetinga cyangwa se yagakwiye gusetinga mbere y'urukundo. Igihe cyawe time is money mukana bajya bivuga katubyite gutyo ni slang twasanzeho ariko umugore wese uwo ari wese muzahura nawe ukamwireka igihe cyawe ugiha agaciro right ukamwireka yuko ubuzima bwawe right buri best ku gihe cy'uburyo ki utilizingamo igihe iyo ubimweretse in the first days ukamwireka ko ufite intego ufite akazi ufite inshuti ufite n'inzozi zawe sibyo ibyo bintu wabisetingiye n'igihe cyabyo umugore azubaha igihe cyawe. Ndabikwa outliningira gutya ujye ubona ukuntu akenshi muri relationship ushobora kubwira umukobwa ngo waje kundeba sibyo umuntu akahita aza gukureba hashize amasaha 3 kandi umubwiye ngo we have to meet this kandi yanaza akumva ko atagomba no kubwo busobanuro bw'ibyatumye byamukerereje. Uwo mukobwa nutabisetinga ava ngo umwereke yuko your time is valuable igihe cyawe giha agaciro igihe cyawe nicyo kiza imbere nyuma y'icubahiro cyawe yubaha igihe cyawe amenye ko igihe cyawe gifite meaning idasanzwe mu buzima bwawe yutabisetinze muri icyo gihe cya mbere ngo bimwereke yuko ari byo bintu biguhangayikishije ari byo bintu uraje nshingwa nabyo sibyo ko time wasted will never be regained. Igihe cyatakaye ntago wakigarura ukabimwereka yuko time is everything you have. It is the only resource ufite kandi irenze ibindi bintu byose. Buri impamvu twicaye hano nuko you have time. Udafite time ntabwo waba wicaye hano cyane. Iri ubimweretse ukamubwira ati baby ngiye
ku kazi akamenya yuko iyo uvuze ngo ugiye ku kazi bari akazi, iyo ugeze gutya bari gutya, iyo uvuze gutya atangira kubaha igihe cyawe. Niyo umubwiye ati ejo tuzajyana kureba mama, ejo tuzajyana muri la ceremony, ejo tuzajyana muri church, ejo tuzajyana iyi, ntago abi underestimatinga, ntago like abinyuzamo amaso, right? So ibyo ni ibintu umugabo akigera muri relationship ako nuwere ku muntu ngo it's okay baby, you know I won't make it. Really? Yeah, I won't make it, but if possible, why can't we see tomorrow? Can't we get in the last minutes? Yeah. My guy, don't hesitate to tell her that, you know what, man, my time is everything. Ibi bintu ko twari twemeranyije ubigeze naho urenze igihe kigera unarenza amasaha none utangiye kuma n'impamvu zitumvikana unyumvisha ukuntu you won't make it. Yeah. My dear, make her understand that the big thing you have or the valuable thing you have in life is your time. Yeah. Wimwereke ava ayo ni namwe mu mahame atumye bano bantu bose mubona babaye successful babagabo muri relationship zabo, business wise, spiritual wise, culture wise and human wise, babayo bubaha their time. Yeah. Mfite umugabo w'inshuti yanjye ibaze ko ashobora kubwira ati man tugiye waretse tukajyana i Bugande. Ukabwira ati hey, really? Yego man, ari buri giye kwishyura itike, ari ugiye kwishyura everything biri kuri we, akanagwa na pocket money kuri yakubwira ati man ngiye rero ngiye kwitunganya duhure Nyabugogo. Bro, ugasanga umuntu afite amafaranga, afite buri kimwe ariko yanagutanze Nyabugogo. Ahita kureba gutya akatavuga ati akora gutya akavuga ati man ibaze ko byuze mbifite mbikurusha ariko wowe utaramenya agaciro k'icyo ufite. Why can't you make time mu gihe ukiyifite? Make time for everything reasonable. Buri kintu cyose gifite agaciro mu buzima bwawe giha agaciro, igihe cyawe mubawe cyubahe kandi ukiyutilizinge neza. Umugabo rero setting ibyo bintu hakiri kare, wiri ku mugore yuko igihe icyari cyo cyose kigomba kuba valuable, kigomba kuba ari icy'agaciro, mugomba kukibyaza umusaruro. Nimba turi ku kazi, nimba nasohokanye n'inshuti yanjye, inshuti zanjye menya ngo iyi ni time y'inshuti zanjye. Yego. Nimba turi kumwe it is my time, arega wowe kumva yuko nimba twumvikanye yuko turi marane wenda umugoroba guhera saa 10 kugera wenda saa 3, yumve yuko we ngo niyo yaza saa 1 ngo n'ubundi nta bidanje ngo tujye kuvuga. Are you serious? Mwese katarakaze igihe cyose iryo jambo none ndarya abajene kana iryo jambo twikura ngo ntabirenze none ndamugera igihe bigereka ko wamefiye yuvuze ngo kama ntabirenze ntabirenze. Are you serious? No kugihe no kuri time no time irarenze na byo kumbwira ngo ntabirenze ngo time ni time. Umugore mwereke yuko igihe ari cyo kintu mufite kandi kiramutse kibacitse mutazagarura. Yego. Impamvu ya gatatu ni treatment. N'icyo wifuza kuba treated. Sibyo? Hari icyo bita silent treatment mu mahame y'ubuki ukemura ibibazo byawe nawe. Yego. Ugomba kwereka umuntu yuko hari discipline ibaho mu buryo ki wowe nawe mu buryo mubanye, sibyo? Yego. Bigomba kubamo uburyo ki mugomba kubahana mu gihe mwagiranye ikibazo. Yego. Ibyo ni ibintu uwereka uwo mukobwa cyangwa se uwo mukunzi wawe akayamwereka ava kambwira ati baby yewe nitujyana ikibazo nubona hari ikintu nakoze kitameze neza, sibyo? Please don't hesitate kandi uzabimbwe mu kinyabupfura nzabyumva kandi tuzashaka solution. Ariko abantu benshi asanga umuntu yasokanye n'umuhungu probably ushobora kuba wenda ari besto cyangwa se utanazi ngo ninde, ashobora kuba ari n'akazi, ashobora kuba ari n'iki, kubera ko mutasetinze uburyo ki muzamukemura ibibazo byanyu. We mugabo niwe ugomba gusetinga uburyo mugomba gukemura ibibazo. Ntago umukobwa agomba kuyellinga, like the rest we call like yelling. You don't have to yell at me, you don't have to be nagging to me. No. I have to say that ngomba kubisetinga in the first times. Nakwereka yuko
there is a way nshaka ko tuzadukemuramo ibibazo byanjye nawe. So you set those principles first. Kambwira ati please nubona nakoze gutya don't hesitate ariko mu kinyabupfura. Ibyo bintu iyo utabisetize ava ntabwo ujya ubona hari ibintu maze iminsi mbona kumbuga nko hano nkoranyambaga ukabona umuntu mbonewe no kubivuga ujya ubona babagabo bakubitwa mu rugo, apana mu rugo, mu muhanda hano tukababona bari gukubitwa n'agakamera tukanakabona niyo yaba atasinze. Hari n'abantu byo bakubitwa ariko umukobwa akamukubita. Wa mukobwa impamvu abari kumukubita nibwo buryo umukobwa yabonye bwo gukemuramo ikibazo. Ariko umugabo yaza gushyiraho amategeko n'amabwiriza cyangwa se amahame ye yerekana uburyo cy'ibyo bibazo bizajya bikemuka mu gihe ikibazo cyabaye. Uwo mukobwa yabigenderaho we bimuteguje ava kambwira ati no umva umugenge nawe njye ntago ndi intyoza sindi shyashya nakora ikosa ariko ariko mu gihe nakoze ikosa my dear ntuzambwirire mu bantu kandi nanjye ntago nzakubwirira mu bantu uzategereza tugere mu rugo twicare tubiganireho I'm good ntaribi. Ariko ibyo bintu utabisetinze twirwa tubona abantu barwanira mu tubari tukabibona kuri social media mu muhanda ngo umugore ngo uyu mugabo ngo ntago yatashye igishi n'abantu bakanareberera koko bagomba kurebera kubera ko uwo mugabo ikosa yakoze ntago yasetinze amahame ye boundaries ntazo yashyizeho kandi zagombaga kubaho. Bari abagabo ntago ikibazo ari leta nk'uko abantu bakunda kuvuga ngo leta y'abagore ntago leta ari igomba kuza kugavaninga n'ubundi njye ubwanjye ngende leta ninjye leta njye ubwanjye right nimba ari njye leta umugabo nyine mu rugo cyangwa se nk'umusore mu rukundo rwawe ngiyewe nigomba gushyira principles zanjye zitabangamiye amategeko y'igihugu. Yego principles zanjye umukobwa nagomba ngiye kumba hejuru ubishaka umukobwa ushaka ko njye nawe dukundana agomba kuza ngo ameze gutya na gutya ukabisetinga. Prince aho ntago bizitwa igitugu mu rukundo cyangwa se byitwe ubishaka azahaguma. Ayo ni ya mahame wasetinze mu gihe muri kwa kumenyana bito wibereye ushaka kubaho nk'uko ubishaka. Niyo mpamvu navuga ngo ni amahame 5 umugabo akwiye kugira. Iyo utayasetinze ubishaka n'ubundi azayabamo. Ubushaka ukubona like abagore bafite ubwenge bwinshi bwo kuba aka kanya ashobora kuba muri kumwe mukamarana nk'iminsi 3 ukagira ngo akuze imyaka 15. Yego. So wowe iyo rero utamweretse yuko ufite amahame right ahita kubonamo iwazanga. Niyo mpamvu hari akandi kantu nigeze kuvuga ngo uzi impamvu aba bad boys benshi bakunze gutunga abakobwa beza. Yego. Kandi abo bakobwa ukabona barabakunda unafite n'amafaranga uri ukabona n'umutipa aramubwira ati we uri smart kabwira ati we ndavuze ngo taha katubona umukobwa yisa taha kandi ukabona umukobwa ni icyuki ukagira ngo uwo mutipe nta gatolerating stupidity afite principles ziwe aramubwira ati man I'm not afraid of losing you kandi ko abafite n'ubwo bwo kumwomba ariko we asetinga mama mwereka yuko iyi ni win-win situation nge nawe turi muri bino bintu kubera yuko twese tubi benefitingamo. Gerageza wereka umuntu how to solve problems mu gihe gukemura ibibazo mu gihe byabaye ava situation izo itumubwira dia bira uburyo witwayemo hariya nago byari sawa. Yego. Why ya urumva ntago warubizi ariko nge mise mbikubwira kugira ngo ntuzabisubiremo kubera buriya abantu bahise babona uko umeze kandi ejo abantu bashobora kuzabikoresha bakurwanya. So mu gihe warakaye cyangwa se mu gihe wishimye please baby try to be humble yourself. Bimwe na bimwe tubikemura nge nawe turi mu rugo. Don't show up nyine like the inner you kugaragaza baby let's do this in a quiet way, in a simple way. Uwo mukobwa iyo wabimweretse azi icyo ashaka kandi koko nawe yikunda eventually she will do the best
nta muntu ukunda kumuharabika. Urabyumva? Yego. Nawe ibyo bintu bisetingi up front, urumva biba byiza bikanatuma mu gihe ukiri kuri kumwe n'uwo mukobwa sibyo karyoherwa man. Natwe rega dukeneye uburyohe bw'urukundo. Urukundo rukaganza. Dukeneye urukundo kabisa. So let's do what is really necessary. Mu gukundana cyangwa se mu gihe turi kumwe n'abo dukundana tubereke ngo baby ukunda ibi ko koga man buyo bagiye kutubwira ibyo bakunda ntago baca ku ruhande sizi bagukana umwana kabonye. So nawe mugabo shaka nawe at least uduntu dutanu at least ya setting ntago ari byinshi umusabye none ibyo no kumusaba nta nubwo noneho byo bigura n'amafaranga uri kumusaba ibintu umva gusa respect harimo umwanya harimo guha igihe cyawe agaciro respect harimo guha agaciro igihe cyawe harimo kumenya uburyo kimukemura ibibazo byajemo kwa kundi urabizi nazibana zidakomanya amahembe uburyo kimusolvinga ibyo bintu hari uburyo ki umwereka yuko muzajya musabana imbabazi uburyo ki yego uburyo ki nyine mukora ibyo bintu. Ikindi kintu umugabo uwo ari we wese gumana uwuriwe. Don't lose yourself in a relationship. Reka kwibagirwa uwuriwe biri mu mahame setinga none uyu ntanubwo yamubwira nagari pangu yamubwira ariko umukobwa mwahuye ukora sport ufite inshuti zawe ufite inzozi ufite iterambere like ufite like ibyo wifuza inumbero don't forget about yourself. Ibyo bintu tabisetinze biri mu mahame abagabo bagomba kumenya. Don't lose yourself in a relationship. Don't forget yourself muri relationship. So ibyo bintu bikora gute? Ereka wa muntu yuko nubwo turi gukundana singubuze inshuti zawe sumbuze zanjye. Yego. Sumbuze gukora sport. Yego. Sumbuze gukora inzozi zanjye. Aho hano ndaza kuza kukubaza nta kibazo kubera yuko turi kuganira ku mahame nyine umusore yagakwiye gusetinga mbere yuko ajya mu rukundo cyangwa boundaries kabisa. Yego. Ariko nuza kuza kuvuga ngo umukobwa ntago uraza kuza kumubuza inshuti ziwe cyangwa se umusore umukobwa umusheri wawe kubuza inshuti zawe. Yego. Burya iyo uri mu rukundo no mundu ugerageza kumva uwo muri kumwe mu rukundo. Yego. Ukagerageza kumva inama kugira niba uri kumwe n'inshuti zifite negativite. Yego. Kuzikubuza numva ntago akubangamiye. Already kankwereka akantu keza. Aho hantu uze kuza kubisobanuraho neza. Kambivuge muri ubu buryo. Already umuntu wese ufite positive mind. Yeah. Ntago ajya gutereta umuntu utari positive minded. Riri? Ntago bishoboka. Nibyo. Uzima byo kuganira. Nukuri positive. Ndi positive, you positive. Yeah. Yeah. Urubyo byo bintu. Icyo ndacyumva. Impamvu wa mukobwa nazamubuza inshuti ze nuko twahuye n'ubundi muri church nzisako yiwe. Nagiye kumutirita maze kumupyora. Sibyo? Nanjye mfite izanjye. Yagiye kunyemera neso ngo umukobwa murahura uyu munsi ngahita kwemera. No, bisabanza kumenya. Bisaba kubanza kugenda mumenyana, umumenya akumenya. It means muba don't forget rero wowe. Nimba ufite za nshuti zawe mwaryanya kabisi nagahiye sibyo reka umukobwa areke kuza ngagutandukanye nazo. You need people. Icyo kintu ni cya kintu usanga ari igihe umuntu aza mu buzima bwawe. Yego. Ni umukobwa cyangwa se ni umusore uje mu buzima nyine ndavuga turi kuvuga ku bantu bakundana. Yego yego. Ugasanga umukobwa ntashaka kugomeza kwegera famiye yawe. Cyangwa se ugasanga umusore turi kuvuga ku mukobwa ntashaka kugomeza kwegera famiye yawe. Urumva nk'umukobwa ni ikibazo kuba umusore muri kumwe mu rukundo ubona atagukundiye famiye, ubona adashaka kumva ibintu bibazo bya famiye yawe, buriya kitwa ikibazo. Iyo nayo n'ubundi niyopuwe uyu muntu twatumiye uyu munsi ari kuza kuvugaho nyine irinde gutakaza nyine ubudahangarwa bwawe bwo kuba inshuti zawe wazirengagiza ngo nuko wageze mu rukundo cyangwa se famiye yawe yerengagiza ngo nuko wageze mu rukundo. Ariko hari puwe ya kane utabaye nk'usobanurira abantu bari badukurikiye hano yo kuvuga ngo buryo kimusaba namwe imbabazi nyine
iyo point nayo isore kugira ngo iyo point yari ya gatatu iyo kuvuga ngo uburyo kimukemura amakimbirane iyo ngiyo twayisobanura ahubwo iya kane wari kuvuga ngo iyo ngiyo gukemura amakimbirane n'ubundi hazamo kakantu bwo mukemuramo amakimbirane n'ubumva obviously hazamo gusabana imbabazi nakanyuzeho kubera ko buri wese afite uburyo nago iyo ndi kuvuga bino bintu akenshi na kenshi nagomba ndi straight ku muntu runaka cyangwa se nagomba ndi kubwira umuntu icyo gukora like ngo kora gutya kuko n'ubundi abafite uburyo asanzwe abikora right ahubwo ibyo bintu menya yuko nimba usanzwe usaba imbabazi menya yuko ari byo bintu by'agaciro ufite kandi burya imbabazi n'umugabo yasaba imbabazi umugore we cyangwa se n'umusore yasaba imbabazi umuntu bakundana ari umukobwa abasore bareke kwihagararaho cyane cyangwa se abapapa burya wakoseje gusaba imbabazi umuntu muri mu rukundo ntago ari sakirire nta gisebo kiri mu gusaba imbabazi ni solution nziza cyane yo koroshya ibibazo kurusha niyo solution nziza yo gutuma nyine progress ikomeza kubaho no guca bugufi ko umuntu mukundana ari nabyo bituma iyo uhora umuntu musaba imbabazi bituma udatakaza wowe uramubwira ati baby I'm sorry bino bintu byabaye ariko uranabizi yuko he is my friend barabana inshuti zanjye okay fine narengereye ariko ntago bari abantu nabahomba man abantu twarabanye bari abantu inshuti zanjye bari abantu basobanuye byinshi mu buzima bwanjye kandi nawe nuko wenda uwo babona mu ruhande wenda nuko wenda mfite ubwiki mbabonamo wenda utarababonamo ariko ubamenye wabakunda wenda wabakunda ahubwo jya utera intambwe ushaka ukuntu ubiga ubamenye n'uri we mu gihe wumva yuko uri gusetinga izo principles zawe mu rukundo rwawe uguma n'uri we ahubwo ukundishe wa muntu muri kumwe ibyo watumva ugerageze kujya like down to earth like uce bugufi cyane mu kumukundisha ibyo wowe usanzwe ubona ko ari byiza kuri wowe nawe umugeze kumushyira kuri rwa rwego rw'uko the level of understanding yo kumva yuko koko abo bantu koko nawe utangira kubakunda so ugomba kugumana ya uniqueness yo buri nimba ukunda gym atumva ibintu bya gym sibyo nimba ukunda church agatangira kuvuga ati ariko se ibyo bintu byanyuma muhora musenga hari abagore bajya muri nibature ni byiza cyane hari abagore usanga bajya ngo mu byumba by'amasengesho ni byiza cyane guma n'uburiwe nushaka udereke kubwira mugenzi wawe ngo wowe uri umupagane gerageza ushake inyito nziza yo amagambo meza yo gusobanura ibyo ukora wowe ubikundisha mugenzi wawe unamwereka productivity iri muri ibyo bintu so uniqueness yawe uriwe umwihariko wawe ukuri bigumane ntuzatatire inzozi zawe nimba waravuze ati ngewe ngombe mbe minister ngombe mbe umuyobozi runaka let no one kukumvisha ko ibyo bintu bitari worth it bidakwiye kandi umaze imyaka irenga 5 ubipiyora unareba ngo bizakunda yego uri kwiga nyine amayeri n'uburyo cy'ibyo bintu uzabishyira mu buryo so gumana umwihariko wawe reka uwo mukobwa cyangwa se uwo mugabo kuza kukwibagiza uriwe nicyo wahoze ushaka mu rukundo cyangwa se mu gihe uri mu rukundo kugumana umwihariko wawe uri umugabo yego ufite business ufite classes ufite nwoza ufite wishes ufite dreams arizo nzozi ufite like byinshi wifuza reka umuntu mugiye kwana bimanyereka yuko ugomba uri wowe utazahindurwa nawe sibyo mu gihe uri gukora ibintu byiza umwereke ahubwo we aze ari impamvu yo kuguteringa mu bitugu byo kugushyigikira mu byo urimo reka kuba wa muntu uri bwibagirwe kubera ko ngo wajye muri relationship nawe ujya ubona abatipe bashaka ukahita ubona gym ayisayivaho siporo nyine ntabwo agikora siporo kandi ari umusportifu yaravaga wenda nko mu rugo agakora agakorosi k'iminota 40 akahita yigarukira akahita aza agakubita agashawa akahita ajya ku kazi kibaza uyu muntu kuva yajya muri relationship man tipe nagakiza muri gym cyangwa se ukaza ntago kijya cyaje kandi yakunda gusenga ugasanga umutipe yahangaga out n'abajene bagenzi be bakajya mu manuza mu outing undi ari ukuntu abatipe cyangwa abagabo
tugira icyo bita time T, sibyo? Igihe runaka umugabo ashobora gukora responsibility zose ariko nawe akeneye umwanya we. Yego. Akeneye kuba ari muri ba boys. Kuba ari kumwe na ba boys. Umugabo yego iyo time T ayisabwa babyumve. Ahubwo iyo umugabo rero yiyibagiwe na bya bintu ko mane ntago uzishyingura. Ukeneye kuba uri mu bajene bagenzi bawe kugira ngo bereke yuko you are together. Iyo ukeneye kujya kwa muganga abajene bazagufasha. Nuhura n'ikibazo cy'imodoka yakwaye ikibazo bazagufasha kubwira ati man ku modoka yakana kagonze moteri bana really man wamamagara wa munuza wawe ko ufite ni garage bakamukemurira ikibazo ko wenda azajya akora kwishyura gake gake. Ariko yasako ko nujya muri relationship ukiyibagirwa uzatuma za nshuti zawe uzitakaza na za resources wabakuragaho nziza uzihombe. Yego, aho ngaho turimo kuganira nyine kuri ayo mahame umuntu yagasetinze imbere yuko ajya mu rukundo cyangwa se narurimo burya byose ni amahame nyine wasetinga uri ndibuze kuza gutangira nanze kukubaza byinshi dutangira ikiganiro kugira ngo abantu babanze bagende bumva inyito y'ikiganiro. Ubundi urukundo urarwemera? Urukundo ndarwemera cyane. Ubundi urukundo ni iki? Urukundo kuri wowe turi kuganira, urukundo kuri wowe rufata nk'iki? Urukundo ni iki kuri wowe? Man, urukundo ni ikintu kingora gusobanura mu magambo, ariko urukundo ni amarangamutima. Sibyo? Urukundo ni cya gihe wumva yuko wowe, sibyo? Wumva ukunze ikintu nubwo iyo kintu kitamenya yuko gikunda, nubwo uwo muntu atamenya ko umukunda, sibyo? Ariko wowe ukumva niyo atabimenya, niyo yabimenya, ariko ukaguma uri pure. Niko njye mfata urukundo. Urukundo n'irari ahantu ubona bihuriye. Urukundo n'irari kubitandukanya. Biratandukanye cyane. Irari ni ikintu okay kamwereke. Kambigufashe byoroshye. Hari icyo bita want mu Cyongereza na need. Need ni ikintu ukeneye, want ni ikintu ushaka. Irari ni ikintu umuntu aba ashaka. Love ni ikintu umuntu aba akeneye. You can live wabaho nta rari, sibyo? Ariko ntago wabaho nta rukundo mu gihe wowe urushaka, mu gihe ubona ko ari ngombwa nyine mu bintu usabwa muri icyo gihe, you need it. Rose Prince turi kuganira ku rukundo. Yego. Abantu benshi bamaze igihe bavuga ngo urukundo rwabaye scam, nyine uri kubyumva abantu benshi. Hari abantu benshi bafite depression mu rukundo batewe n'urukundo. Yego. Yaba abakobwa yaba abasore bafite depression bakuye mu rukundo kubera yuko rwabababaje, kubera yuko bakinze mu buryo nyine aho ukunda umuntu nyine ugasanga we ntiyagukunze cyangwa se yaranakubeshye. Ubundi icyo kintu ku basore cyangwa se ku nama barufashe nk'ari scam. Yego. Ni ukubera ko barashaka guhabwa ibyo badatanga. Umuntu ashaka guhabwa ibyo adatanga kandi ntabwo ibyo bintu bishoboka. Mu gihe ntabwo washyira amazi muri iyo nuza muri ako gacupa batema ibishyimbo expecta ko uzakuramo ibigori, kandi ibyo ntabwo bishoboka. So urukundo ntabwo ari scam, ahubwo are you really in love cyangwa you up to something else? Uri mu rukundo cyangwa hari ibindi bintu ushaka mu rukundo? Yego. Sinzi niba ubyumva. Ndimo kubyumva n'abadukurikiye bari mu kubyumva. Biravuna gukunda n'umuntu utakubaho. Kuko twavuze tubivuga. Yego. Biravuna gukunda n'umuntu udagacira igihe cyawe. Kuko twavuze tubivuga kare. Biranagora kuba umuntu byitwa kagukunda, byitwa ko muri mu rukundo, ariko atakwihanganira, atanamenya n'uburyo ki muri bushobore gukemuramo ikibazo mu gihe cyavutse. Sibyo? So ibyo rero bita urukundo abenshi bumva yuko ari ugusatisfyinga bimwe. Yego. Nowadays sinzi the perfect word nakoresha kugira ngo wenda mbivuge neza, ariko nuko muri iki gihe abantu bari
muri relationship cyangwa se katuzita situationships bari mu mubano barimo cyangwa se imibano abantu babanamo hagati yabo umugabo ari guproviding rent ibyo byose kubera ko in return of sex. Yeah, I get you. Ibyo ntabwo rero urukundo. Ni irari. Ibyo ni irari. So people bari muri relationship ngo ngiye nkundana na kanaka. Ariko ngiye njya gusura abarwayi stage ngasanga ari abasore bangana nkanjye batonya imyaka 30 35 aho gasanga mani umuntu umuriho ni mama we. Yego. Kandi yahoze afite n'ibiceri akumuriho ni mama we. Isigomeje kuba kubera ko umuntu wa mutipa atagiprovidinga ukuguru kwacitse amaboko yagize ikibazo sibyo hari ubumuga runaka yagize right ntago azakomeza guhabwa za boyfriend treatments. You get it? Yeah, I get you. Yeah, so abantu bitiranya situationship na relationship. Relationships ni za principles nakubwiye. Umuntu muri kuri table of understanding yo kumva yuko we can solve this. Yeah. This can work out. Ibi bintu twabikora bigakunda. Ariko akakanya iyo umukobwa utamwishyura inzu akwita imbwa. Kandi wari umaze imyaka 5 yishyura. Ariko ayotanya kubwira ngo you're being a useless boyfriend. Yego. Urabyumva? Ni gute ngewe kandi w'ikintu wenda gufasha cyonyine sibyo? Ni sex ariko go. Yeah. Ntabwo uzagira ikibazo cyuko ukeneye umuntu kuba hafi ngaba ari tayari kuza ngo mwicare akugira inama cyangwa basi uvuga ubohoka kumva. So nimba abantu bashaka kumva urukundo abantu barwumve nkaho ibyo barimo atari urukundo, ibyo barimo bari gufashanya n'aba business partners kandi ko nabyita nkuko umukozi agatanga umubyizi we nawe ukamuha amafaranga insimbura mubyizi sibyo? Niko n'aba bantu ni umubana abantu barimo. Ariko se mugani aho ngaho ndibuze no kuza kugaruka. Yego. Niba uri umwana w'umukobwa ukundanye n'umupapa wubatse afite umugore n'abana ntago baba bakundana. Ibyo bintu ndashaka kubikuraho, ndashaka ko ibyo bintu ubikuraho ntago baba bakundana. Uwo mwana w'umukobwa abana benshi bigana university hano mu university menshi ntago uri bumubwire ngo umwana uri i Kigali sibyo? Nta kazi ufite uri kuba muri apartment y'500 gute? Atunze telefone ya iPhone 10 It's okay gute? Akora ndabyumva ariko udakora uri indaye. Yes, uri gusenya ingo z'abandi. Ashobora no kuba providing atari umugabo wubatse ariko umenya ngo you are selling yourself. Yeah. Kuko iyo apartment nimba koko mu mutipa ashobora guproviding apartment 500 ese nago ufite understanding kubwira yuko umukobwa utekereza atakubwira ati bebe aho yambe muri apartment 500 muri twapanye tugakora ubwo tukabana kugira ngo dukomeze gukora ubwangiza buno buzima dukomeze gusambana n'Imana itabikunda dukomeze no kwangiza amafaranga kandi tutazi iminsi iri imbere duteganyirije ikiminsi hatsi. Yes, urakoze cyane. So relationships na situationships people should get to the understanding level of knowing that ibyo ndimo nibi. Yego. Niyo mpamvu uzasanga ku muntu wese ukiri pure ntago ubundi umuntu wese ukiri pure yandagaza cyangwa se avuga amagambo yose abonye y'urukundo. Bura ntago uzasanga ntago nabwira umukobwa ngo ndamukunda. Nta numwe urabwira ko mukunda. Ngiye hari uwo nabwiye ariko akakanya impamvu ntabwo nabibwira suko ntashobora kubivuga ahubwo nuko nzaba ntari kubimeninga. Ahubwo nuko irya ari ijambo rikomeye abantu benshi. Urakoze ntago njye ndi misusinga narivuga ariko naribwira nde ariko riri mu magambo nakomeye kubwira umuntu ko biroroshye cyane kurivuga biroroshye ariko undaribwira nde hari ukwi impamvu bigora kurivuga yizi it is to know the right person to be told. Nibyo bituvuna. Ese uyu muntu kubundi giye kumubwira ese he or she is he worth it? Ubundi arabikwiye. Ubundi kubwira umuntu ko mukunda ubugiye kumubwira ngo ngwino mu buzima bwanyu ngenge. Urakoze. Rero mu gihe wumva yuko urakoze utagiye kwemerera umuntu kakugenga uri umusore uragomeza kuguma mu tubari kandi wari uhaye umuntu amahirwe cyangwa se n'amahirwe
umuhaye life yawe ngo ngwino mu buzima bwanjye ungenge. Uri umwana w'umukobwa utanze amahirwe ku musore kugira ngo akugenga ariko ntushaka kugenga. Kanye nkwereka kandi hari abatipe yego babayeho wenda tuvuge ngo muri relationship bo niko babyita siba ugasanga the nigga ava mu kazi umukobwa yirwa mu rugo baby none se turahurira yego umukobwa ari kukubwira ibyo bintu ngo turahurira he uvuye guhiga amafaranga nta nubwo kubajije ngo ese byagenze neza ku kazi ahubwo ngo baby ngo njye uransangayo. You get it? That is not. You're just used. Uri gukoreshwa. Yego. Uwo muntu kwera kakeneye agakoko arakubwira ati bana ngwino bana duhurire kwa Clapton Kibonke. Ngwino duhurire kwande. Ngwino duhurire kwande. Ariko ari wari kukuyuzinga. Simbujije abantu gusohokana n'inshuti zabo. Ariko menya ngo uwo muntu uri gusohokana ubundi yo mwicaye muri kurya bya biryo. Ubundi akubaza uko umunsi wawe wagenze. Yego. Urwo ni rwo rukundo. Mu gihe rero usharinga n'umuntu ibintu runaka muka like man fuck umuntu utari kuri level yo kumva yuko ese ko numvishe muri iyi minsi wenda iby'imisoro byakaze wowe byitwaye mute. Those are the reasonable questions nyine kumva ku mukobwa. Nibyo bibazo nyine kumva ku mugabo ari kubaza umukunzi we mu gihe avuye ku kazi, mu gihe bahuye after a time, bahuye after time late in the evening bagahura. Ndumva nyine kumva umuntu abaza mugenzi we ngo how was work. Ariko aho kugira ngo abantu bavugane ibintu biri instrumental, ibintu biri fundamental, ibintu biri vital, ibintu biri important, ibintu biri crucial, bari kubazajya ibintu bitari ngombwa. Gushaka ngo wabonye ukuntu nijoro ngo nasinze. Are you serious? Nta nubwo ari no kubigana ngo biva biveho. Avuga ati ngo cyakora ngo uyu munsi ngo ntago ngo twaresho ngo uyu munsi ngo ntago cyakora ngo uyu munsi ntago nshaka gusinda. Nta nubwo uzi nimba tipe yaya nayo koreye. Kandi tipe atajya ku ruhande ate bana oxygen bankiriyeho nka bitanu se tujye kurya show. Uya wowe last night was massive. Yeah. Ariko mugeze kwa kundi mudo kugana nubwo ari nagashaka ko muvugana ku bintu byubaka. Iyo rero nagari relationship uzabona n'andi umuntu atanya kubwira ati baby menya yuko bitewe nakoze research ndeba bira bintu uri gukora nsanga ugomba kongeramo innovation ubona AI zaraje ibintu byaraje baby how do you see bino bintu uramutse ubikoze muri ubu buryo. Those are the relationships abantu bakwiye. Bano bantu benshi mpamvu ubona batera imbere baba bafite meaningful girlfriends and boyfriends. Cyakoze icyo kintu uvuze nicyo ibaze uri umwana w'umukobwa ukundana n'umusore uri muri business nta n'igihe na rimwe mu myaka 2 mumaranye mukundana nta gitekerezo urama muri business yego kandi nta nubwo ushaka murire kuri hotel yego nta nubwo umusore kuri business ye ngo bashe kureba ngo nta nubwo uwo mukobwa ari inanga kuburyo umuntu ufite skills afite nizo skills ariko kugira ngo wumve yuko uwo mukobwa atagukunda yego nuko icyo kiganiro mutazakigirana. Afite undi muntu azagiha akunda byanyabyo. Ari umukobwa wavuze ngo uziko ngo ngiye ngo umusore ngo nkunda ngo nta nubwo ngo namusaba amafaranga. Yes. Kandi iyo ni reality nanjye maze yes. Umukobwa udukurikiye muri comment mu bivuge umusore ukunda wumva mwabana your future husband wamusaba amafaranga. Kangutera gastori gasekeje. Kangutera gastori umunsi umwe byari muri 2020 narimo girlfriend wanjye cyo gihe namufite yego aza kundeba aje kundeba hari ibikoresho nyine byo bisanzwe byo guteka ibiki byose n'ibiryo bihari. Ngiye bimita mamagara butera hana bagamita mamagara muco mwebwe ati muco wanzaniye gutya arabizana. Actually muri 2021 amafaranga 5,000 yari amafaranga menshi ko habagaho budget kandi uzanye tugura igihumbi zaguraga 5. Yego. Nkuko
inzoga twaguraga 6 agapeti imisi twaguraga 5 ubu kageze ku mafaranga 200. Yego. Urabyumva? 5. Urakoze. Kamaze kwidabulinga 3. Umukobwa na spends amafaranga atari munsi y'ibihumbi 6 turi mu rugo. Uzuko nese ambwira ngo baby ndabwa ati yes. Ngo ako baby urabona amafaranga dukonsonye right now. Uzuko mani n'ubundi nta kintu turi gukora. Twari kuba n'ubundi nta gutekeye. N'ubundi by then I had a restaurant, nafite restaurant. Urumva muri fridge habagamo some fish, meat, nyagura n'agafi kamwe n'agakoko kamwe n'uduki kugira ngo wenda if I need something quick nahita niyaranje kambwira ati nk'ibintu birimo hari kandi n'ubundi ntago wirirwa mu rugo, right? Niwo mwanya wo gutwe tubonye ukora iki bwo kubikonsoma ibyungo kugira ngo wongere kwikuramo yo wari ufite. She was a meaningful girlfriend. Ibisobanuye ngo she was doing me good, yari twaganiraga ibintu bizima. Icyo nicyo mmerukira kumva ibintu bizima ngewe na testinze urukundo rwanyarwo nta muntu wamfrapa. Sindi tari gufrapa umuntu ntago na frapa umuntu ntago urukundo rwanye na rufrapa. Niyo mpamvu na misusing ijambo ngo ndagukunda. Ni ijambo kubera ko mbizi neza yuko ntago nekereza yuko kubona umuntu uri pure ufite umutima wanyawo ukunda koko byanyabyo ahari. That's why navuze ati nta pressure ndiho nzahura nawe. Niyo mpamvu hari ikiganiro twize gukorana ndakubwira ati yego mu bintu umugabo asabwa kugira ngo atere imbere harimo kwirengagiza abakobwa agashaka amafaranga kuko abagabo barakunda. Umugabo ashobora kugukunda agukuye mu cyaro hahandi bana narwara ukwisha umuntu afite akaza bakaguhindura akakugira umuntu muzima. Ako biragoye kandi nazana bigucyurira. Ako umugore niyo yakugurira bike mugera mu rugo atakubwira ati but remember I got you a pen. Akakubitsa na bike y'ijana cyangwa desa yakuguriye. So don't misuse. Reka kumisuzinga igihe cyawe udakora ikintu cyanyacyo. Menya yuko abagabo barakunda byanyabyo ari nayo mpamvu bo babona umuntu ari nothing nta cyari cyo nta wari we akaza akamukura handi akamugira umuntu abantu bose batangarira bakareba go. Ako biragoye yuko we musore hari umugore uzagukunda from there down in the village ngagukunde. Impossible. Biragoye. Birashoboka ariko bikubiye gake. Ni gake cyane. Ako gake rero reka kuba muri ba bantu rero bazangiye muri fake love ahubwo wishakira amafaranga. Ushaka amafaranga nuwe nushaka urukundo uzagenda ukure wa muntu hariya muri kwa kuma building noneho umwereka uzaba uri umuntu udafite icyo ari cyo umukobwa uri epfiriya za Nyakariro, za Nyamasheke, za Nyamagabe, za Musanze, za hehe aho navuze banya muzahambujya muri comments yo ariko nuko aho hose hari abakobwa bazima cyo n'ikigara ariko barahari. Urakoze uyangiye ndashaka kwibanda hariya kubera yuko ura n'umuntu byoroshye kubera ko she is not well aware. She doesn't have a lot of awareness. Nago ararabukwa cyane. Niwo rero wa wundi ufatuga none ugaha ya mategeko nakubwiye 5 za ya mama 5 akanayumva kubera ko you providing something hari icyo uri kumwongeraho kandi buriya abakobwa cyangwa se bakunda kuvuga ngo umugabo no providing. Yes, providinga unashyira hano n'amategeko yawe kuko igihe cyose uzaba uri mu rukundo utabasha providinga nyine sheri wawe cyangwa se uri mu rugo utabasha guprovidinga za nshingano nawe rego bawuvuri leso byo bawushyiraho abatipe benshi. Okay, hari umutipe ugeze kumbwira ngo ninzagira amahirwe ngo ukantu nzakamuvugire. Inshuti yanjye bamwita Braza yarambwiye ati Prince nugira amahirwe ibi bintu uzabinyimbukiza abantu. Ngo njya mbona uvuga ibintu by'urukundo ariko make people aware of this point. Uzi impamvu umugabo yitwa handsome. Uzi impamvu abantu twega abantu tuvuga ngo ni beza ni bantu bafite imisaya igoroye. Ebana ngura mutipe bana ngo ni mwiza. Hano ni two abanyarwanda benshi twabifataga nyine before ariko abantu batangiye kubyumva none. Batangiye kubona yuko ubugabo atari ubutumbi. Ahubwo ubugabo ari icyo umuntu yakora. Impamvu umugabo yitwa handsome nuko he provides. Yeah. Ushobora gusanga Econ
turebye mu buryo bw'uburanga like visage sibyo ntago ari umuntu wafata no umujyanye n'agapeti yana kabisa kakayobe kitaho tunwa kadukomba buri kanya ariko izima bazitwa the most handsome African guy he got something. Yeah. He is a hard worker. He works. Yes. Afite handsome. Afite ikintu a providing. Kandi a provider buri muntu wese ukuboko gutanga gufite agaciro cyane kurusha ukuboko guhabwa kwakira. So umugabo uba uwadanje ukaba handsome ukitwa handsome mu gihe hari icyo uri guproviding. So mu gusettinga ya mahama 5 y'uburyo cy'umugabo agomba gufatwamo iyo uri handsome ukora uri hard working uri wa muntu wifuza nyine kuba umuntu wakubaka empire ya danje nuko usabwa gukora iyo bwabaga ugakora ibyo usabwa ariyo impamvu nakubwiye cyagiye ngo urasabwa kugira ibyo wigomwa mu gihe cya mbere ukubaka ibintu binini noneho wowe wahura na wa mukobwa waba wamukuye he sibyo wowe ushaka bite naho muhuriye bitewe n'ibyo birirwamo n'ibyo ukunda bitewe n'icyo ushaka muri umukobwa ukaza musettinga tukamubwira ati baby I'm going to give you this and this and this ariko respect me ntago nkunda ibintu byo gusakuza mu gihe turi mu bantu don't yell kakuzamura ijwi umukobwa n'utuje ngenda cyane umukobwa uzabishobora you try baby ntari kwera ko you are providing something she will be listening she will do what you have you want ariko mu gihe you are not providing uri guta inyuma yaho no hari ikindi prince isi y'ubu yarahindutse yego aho uri gusanga umwana w'umusore uzi ko umusore asigaye agigize umukobwa ngo ufite akazi kandi umusore nta kintu afite kugira ngo wa mukobwa ngo azazi acting mu rugo nyine ari umuntu uri responsible ugasanga byabaye vice versa nyine ugasanga umusore nta kazi afite yego ntari gukora ntari no gushaka we n'inzira yamuteza imbere ahubwo ari kwirirwa ngo ashaka ukuntu ajya muri gym ashaka ukuntu nyine abameze neza ari smart kugira ngo nutwabonye nta nubwo yadukoresha investment kugira ngo getting something ahubwo bari gushaka kureshya umukobwa yabonye ahantu ufite akazi keza ngo yumvishe ngo yembwa 800 cyangwa miliyoni kugira ngo mu rugo bizagende neza. Abantu b'abasore ntago bakiri gushaka gukora ari kumva yuko amafaranga uziko noneho bigeze ahantu umwana w'umusore asigaye ashaka gucyura umugore w'abandi ufite ibiceri ukimariya uri umusore ukimariya no mu mama umucunza atari n'urukundo rukujyanye wenda kubera amafaranga atunze. Isi y'ubu yarahindutse. Isi y'ubu birabangamye ariko bibaye byiza wareka kuba mu babanga. Yo gahirabangamye ariko ikibi n'ugufatwa uruje uri mu babangama uri muri aho nyine batuma ibangama. Yego. Ya isi y'ubu birabangamye ariko bibaye byiza nuzabe muri babandi batuma ibangama ahubwo. Wa muri babandi ahubwo babangamirwa nuko ibangamye. No kubibangamye uri nashaka ibyatuma wabaho itabangamye nyine waba mu buryo nyine utabangamiwe nawe. Yego. Gute rero hari umukobwa ejo bundi yarambwiye ati ngo pray ngo mani ngo ndakwemera. Ene umutoma n'umukobwa Allah akbar yarambwiye ati Prince ngo mani ngo ngiye nagukora mwana. Tumaze imyaka nk'itandatu tuziranye ngo mani ngo ngiye nagukora yango ngiye nagukora ngaka ikibazo ni kimwe kubona abakobwa bari hanze hano mani ngo bahita bakunjyana agukoze ngo nanjye yabibwiye abona ntago mbitije umurindi. Yego. I know why hari undi babibwira ako kanya bikahita binaba you know why ndabizi gushaka nyine kukwereka value icyo kintu nuko uzi icyo ushaka so impamvu ari nayo ya nyuma igiye gutuma nyine nkomereza kuri iyo point mu bintu twari turi kuganiraho. Yego. Nugusettinga standards mu mahame umugabo akwiye kugira mu buzima bwe. Yego. Muri relationship muri byose no gusettinga standards y'icyo ashaka kuba cyo. Yego. Y'icyo yifuza mu buzima. Kereka umuntu mubwira ati ngewe standards zanjye nizi. Yego. So my standards nago zinyemerera kuba naba sponsored n'umugore
cyangwa se ngomba kuba mfite nkorera yanjye kandi nanjye uprovidinga. Hari umukobwa twigeze guhura ambwira akantu kavuga ngo my money, your money is our money and my money is my money. Ngo amafaranga yawe Prince na yacu, ngo ariko yanjye na yanjye. Kuva uwo munsi abimbwira byari muri za 2019. Byahise binyereka yuko ngomba guhumuka koko. Narakoraga nana providingira njyewe nihaza kuba icyo gihe nyine n'umwana kurusha uku nguku urumva, ariko byahise binyereka yuko uwo muntu ari mu bakobwa bamumoye. Nyine bambwiye ukuri, ni experience wakuye mu rukundo muri relationship. Ntabwo ari relationship, yari umuntu twe turuganira just inshuti wanjye arambwira ati Prince njyewe my money nyine yakoresheje ako kantu ameze nk'umfite aho yakumvishe maybe, ariko njyewe nangira no kukareba nka revising. So umugore wari wese waza akanya approachinga ngo tubane just because of her money, bizansaba yuko ngomba nanjye kuba mfite ibintu nkora sibyo byinjiza at least ibyahaza ibyifuzo bye, standards, because ntabwo dufite standards zingana. Ariko umugore nimba yitera parufe y'ibihumbi 200 sibyo, njyewe nkorera ibihumbi 200, umukobwa ntabwo twakundana, kubera yuko njyewe nk'umugabo ngomba kuba umuprovider, ngomba kuba ndi wa muntu at least ugira ibyo umuprovidinga umuntu uza mu rukundo rwanjye. Na setting standards, njyewe ngomba kuba umugabo mu rugo muri relationship. I have to be a man, I have to have a say. Ngomba kurera na setting standards zanjye zimbwira ati I can have proposals zagira gutya. Ntabwo mbwiye abantu ngo abakobwa bafite amafaranga ngo ntabwo bakwiye gukundwa, ariko bibaye byiza cyane kurushaho sibyo banawe ufite ibyo baprovidinga kuri uwo mukobwa ufite ubushobozi. Niyo wabyiprovidingaho ni byiza, ariko reka kuba wa muntu sibyo ugiye gutungwa. Abasore bareke gutungwa. Yego, umukobwa akwishyura gym, waba uri mu kabari umukobwa akagushyiraho ibyo 50 iryo jana ngo yego amagifti imyenda bihoraho. No. Umusore ubayeho mw'ubwo buzima cyangwa se uri kubaho muri iyo situation, agize amahirwe cyangwa umwaka reka ariko mbyita, ashakanye n'uwo mukobwa wamutunze mu busore. Yego, uwo musore azigira yubahwa mu rugo? Ntabwo bishoboka, biragoye. Noneho ugasanga nibwo umusore ashatse kujya yakubahwa mu rugo kandi bitazashoboka. Ngo ngiye narakurongoye ngo uri umugabo mu rugo koko, nyine uri chef w'urugo, ariko si uri chef koko mu mutima wawe ntuzi ukuri. Umutima wawe uzi ukuri kandi nta muntu kurusha no kukumenya. Nyine abasore nabo nitugite abo basore ngereka rero nabari bo nibwirire. Wowe uri umwana w'umusore umeze neza, uri smart, ukora ku gym, urasa neza, nyine you look smart, ariko utunzwe n'umukobwa cyangwa n'umugore kubera ko wanze gukora, kubera nyine ubu smart bwawe nyine ubona ko utakora akazi gaciriritse. Rega nabo twana ushingiwe n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo mugore, murabanye uri gushaka respect yo kuba nyine uri chef w'urugo. Mukuri mu mutima wawe ntago uzi ko ari ukuri ko uwo mukobwa utagomba kuvuga ngo ni nge chef hano mu rugo. Uzi ikintu uwo mutipe bakora gituma wiyumva ko ari umugabo? Yego, ngabazi gutera akabariro neza. Urumva ariko cyakoze kugira ngo investing mu bintu basige barakihaye. Okay, akugira ngo investing bariteretse. Yego, akugira ngo investing urumva mu bintu bizima, ariko investinga muri puturi, akinvestinga muri ino miti numva bamamaza yongera akanyabugabo, ugasanga nibyo bintu ari kuinvestingamo cyane kandi atari ibyo bintu. Bino bintu I'm talking about me personally. Mu gihe njye naraba married, ntabwo narenza round imwe. Mu gihe byanabaye gukora nubwo mugembere no kubikora kuko ni haram. Gukora fornication, gukora ubusambanyi nta dini nimwe ibyemera. Yego, ariko mu gihe naguye muri icyo cyaha sinjya ndenza round imwe. Uya ntabwo wahaza ibikoresho by'umugore cyane cyane sexually. None abasore bojya mbona abasore ikigali ameze nka none baba batamutwe. Uzi ko umusore ahantu umwana aca urakoze. Njye ntabwo narenza round imwe mu gihe utari umugore wanjye.
right? Yeah, ni kwisayidira biraho ariko never exceed that. Twari turi kuganira ku bintu by'urukundo, twari turi kuganira ku mahame nyine umusore cyangwa se amahame 5 umusore cyangwa se umupapa yagakwiye gusetinga ku buryo nyine urukundo rumuryohera kandi no bari kumwe akabaho neza bose bakabaho neza. Ibyo bintu rwose ntuzakoreshwe ntuzabe mu rukundo nk'igikoresho, uzubahe umugore wazakuba umwanya wawe, ntibazagukoreshe ahubwo uzajya ahantu ukwiye kuburi ni cyane amaboko atareshya ndaramukanye uzajya ahantu kuburi. Niyo bakubwira ngo inkweto yabonye yayo cyangwa muri kwambara mambata kandi bibaho mu rukundo baba doing like aho ntago uri umusore umukobwa n'ubundi wenda mubona naje kureba ibyo biceri ariko yifitiye umusore akunda by'ukuri true love kandi birahari. Abatipe ugasanga no umutipe ngo kubera yuko wakora kuri banki cyangwa akora n'ahandi hantu mu yindi nyine sector nyine ameze neza smart ariko ni ibiceri bari kurya kandi uri kwangiza igihe and time wasted can never be reversed. Twatanze urugero kuri Akon ntago ari handsome gutya ariko yitwa handsome kubera nyine he can provide. He's a man. We have to be men. Abasore nibumve yuko abe make ariko ube arayawe bakora mu rukundo nawo buraharakora nomwe na rimwe. Reka nze kuza kuvuga kano kantu dusoza kino kiganiro. Buri abantu benshi ari igihe bajya mu rugo hakora urukundo koko nyine abantu burya ntago bashakana badakundana ariko buriye inshingano ziba mu rugo ziri no mu bintu rimwe na rimwe bifite gusenya urugo wabigiye mutabanje kubyitegura. Impamvu mbivuga uri umwana w'umusore upanze projet yo kurongora nayo ni projet ni umushinga ni umushinga guteye n'ubwo ni projet ariko yunguka nyine yo wabyaye kuko hari imishinga itunguka hari n'imishinga itagize ariko ni projet nziza. Yego iyo ubonye gukunda ukamushyira mu rugo mukabyara burya ni umushinga wunguka kuko ubona nyine abana. Ahubwo icyo ngende gushaka kuvuga buriya zira nshingano zo mu rugo zira zo mu rugo haba inshingano nyinshi. Yego niba uri umusore utabasha kubashobora ko zira nshingano wazikora neza nyine ngo providing your wife. Yego burya gakwiye gutera intambwe isubira inyuma kugira ngo uzabone ukuntu utera intambwe neza kugira ngo zira nshingano uzazikore. Impamvu mbivuga urasanga umwana w'umusore udafite akazi ashaka ko nk'ugafite oya si ukuvuga ngo ashaka ko nk'ugafite umuntu udafite akazi ni guta azana umugore zira nshingano zo mu rugo aziprovidinga gute. Kandi nakubwiye yuko hari abantu benshi nyine baba bari used n'abo bagore nyine abagore bainvestinga bagashyiramo. Rega umukobwa hari ikintu abakobwa baturusha cyane cyane abakobwa bafite bamaze kubona ku mafaranga baba bafite ibintu bibiri. Baba bafite iyo umukobwa afite amafaranga Imana ikamutiza ubwenge iyo amaze kuyabona uzi impamvu zari the boss lady ajya abaho nta mugabo atashobora kubaho nta mugabo afite. Nese byamunanira gusambana. Umugabo ni icyubahiro yego ku mugore, niyo mpamvu n'umugore ni icyubahiro ku mugabo. Yes, ariko ndigushaka kukwereka ngo umugore ufite amafaranga we aravuga ati kambe mfite umugabo ku buryo abantu banambona batazavuga ngo uriya mugore ni indaya. N'ubwo naba mfite uburyo cyangwa amafaranga yanjye ariko let me be having a man umugabo uri muri picture bizi neza yuko ari we ungenga, ari we mutware, ari we nitwa ngo mukakana papa w'abana banjye. Urakoze. Aho rero abakobwa bumva ko ngo batubwenge bashaka abagabo cyane kuko bavuga ati ninkomeza kubaho gutya nzitwa indaya, nzitwa ukundi ko oya bivuge nzitwa indaya, nzitwa igihomora, nzitwa. Kandi umukobwa watunze amafaranga nawe ikintu bari gushaka gusigasira ni ukuvuga ngo abazankomokaho like bagomba kumfata gute, bagomba kugira ikindi kintu. Hari abakobwa ni inspiring, so can be inspiring muri byose. Umukobwa rero wagize amafaranga akagira n'ubwenge ahita ashaka urumva. So nkuko nari kukubwira ngo ni n'umwe Imana byayibayeho ntazagira umugabo wicira urubanza ngo sindabona niyo byanaba, sibyo? Gerageza kuba nanone ufite amahame yawe
uzasetingira wa muntu kuko wumva yuko agusabwa Yego. nimba kuko uri umugabo umukobwa ukurusha amafaranga mushyiriye principles niyumva kuko yazemera mushyiraho nk'amananiza niyumva yazemera bikomeze kandi niyumva bitakunda nabyo mubireke murakoze cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha kuri twese ngiye nkunda gusabira abantu umugisha kandi Imana uguhe Imana twese uduhundagazeho kuko n'ubundi uko yawuduha kose ntabwo yawashirayo murakoze cyane sawa nawe nakagaruka yego